Innocent Twagirimana ndokokiye hano kuri uyu musozi wa Nyamagumba. Umusozi ngiye kuri ngiye numva ni nk'umuzuko wa kabiri kuri ngiyewe, kuko niho twese twasaga naho duhanze amaso, twari tuzi ko tuharokokera, ariko biza kuba iby'amaherere. Baje baradutsinsura turahava, niko gufata urugendo tumanuka kuva kuri uyu musozi, umanuka ujya Ruhingo, kuva Ruhingo tukajya ku Kizimba cya Nyamunini, tuva kuri Nyamunini tujya ku Ijwi. Urugendo naho rwagiye rusa naho ruhererekana, ariko abatutsi bose bari batuye muri kano gace, by'umwihariko muri Mabanza naho hahoze muri Rutsiro, bose twari twateraniye hano muri uyu murenge wa Kibingo. Mbere ubundi hitwaga mu Gitwa, ariko nyuma y'uko aya mateka yahindutse nyine y'abagome, haje kwitwa Nyamagumba nyuma y'uko habereye ubwo bwicanyi bw'indengakamere. Iyo uhagaze muri kano gace kacu, hari hasa naho ari agasozi kasa naho kirengeye, kuko mu miza ya mbere uko abantu ba hano birwanagaho bakoreshaga amabuye. Abagore barundaga amabuye bahereza abagabo batera. Bituma nibuka umugabo wari uri hano, wari utuye muri kano gace hano hepfo y'uyu musozi, wo bitaga Frodo Ruzindaza. Yari umusirikari, yigishije abantu ukuntu bakwirwanaho mu gihe haba hateweho grenade. Ngira ngo na grenade yamwishe, niyo bateye arayifata agira ngo ayisubize isa naho ari yumwishe. Ariko impamvu aka gasozi rero abantu basaga naho baza bagasasanga, kari agasozi cya mbere karekare, ariko kari n'agasozi kariho ikintu bitaga skirisare y'abagatulika, abana bigiragaho amategeko yo kubatizwa, gukomezwa. Yari nk'ishuri ry'abagatulika bigishirizagaho abantu. Twumvaga rwose kuko hari skirisare nk'uko bisanzwe, twumvaga bazaba abantu bagasahura nk'uko byajyaga bivugwa ko hari igihe basahuraga bakareka abantu bakaba basubira mu byabo. N'ubundi nanjye nabonaga ariko bimeze. Nabonye bije kuba bibi, batangiye gutwika amazu yo hakurya kwa Butera, kwa data wacu, ndetse na ruguru mu Bamonyo, banaza kwica umudamu wa Matiyasi. Ngira ngo nabwo twari turi hano twarabirebaga, ba Bidode bamwica. Ngiye nabwita indengakamere. Ni indengakamere, ariko ni n'indengakamere kuri buri wese uko abibona. Uretse ko dufite ubuyobozi bwiza, ubundi ntago umuntu wakwiciye mwakabaye musangira uyu munsi. Ariko niba mu by'ukuri igihugu kikubwira ngo reka twitange, imbabazi zitangwa hakwiriye n'ahadakwiriwe, bigatuma umuntu ahura n'undi bagasangira, kuko dufite igihugu kitubwiriza gukunda uwo ari we wese. Dufite igihugu kitubwiriza gutanga imbabazi, kabone n'ubwo umuntu yaba yariciwe abantu be bose, ariko imbabazi zo turazibwirizwa. Umukuru w'igihugu yaravuze ngo ntabwo tuzapfa kabiri, ntituzapfa kabiri, kuko dufite imbaraga za RDF. Abasirikari barubohoye, ubu bagize imbaraga zirenze izo baje bafite icyo gihe batubohora. Warokotse ute wowe? Rero mu kurokoka kwanjye, navuye hano kuri uyu musozi nk'uko nabivugaga wa Nyamagumba, ndamanuka njya Ruhingo, njya ku Ijwi. Nagiye nambaye ubusa. Ubwato icyo gihe twagendagamo wagiraga icyo ubuha uko byagenda kose. Icyo gihe rero nambaye igikote papa yampaye hano bajya kumwica, ngira ngo bwa nyuma. Icyo gikote nicyo nahaye ubwato bwanyambukije bunjyana ku Ijwi. Nza kugaruka ku Ijwi, ngiye nagarutse hano n'imirambo yose igisa naho iri hejuru. Nkomeza urugendo, RDF njyana muri Orferina. Imyaka yanjye isa naho ari myinshi nayibaye muri Orferina yo ku Nyundo. Nyuma yaho mvaho, ubu nariyubatse. Iyi tariki niyo twibutseho. Uwo munsi urawibuka muri 94? Ndayibuka ino tariki, niho nge mfitiyeho n'igihamya cy'uko niwo munsi intera hamwe zazanye inzuki hano zijya gutsinsura abantu, kubera ko twari turi kujya tuzitera amabuye. Bazanye inzuki mu nkangara zirenga inkangara nk'esheshatu ndabyibuka, ariko bagakura n'inzugi ku mazu y'abaturage yari atuye hano. Uko uteye ibuye agakinga urugi akazamukana umuhoro. Babonye byanze, bagarutse kuri uyu munsi rero bazanye ijambo ryo kuvuga ngo za nzuki tuzanye turaziterera, uko ziri buze kuguruka zirya abantu baraza gusha naho birwanyaho bikuraho inzuki uko zabaryaga, noneho twe tugenda dutemagura. Ni nako rero byagenze. Abantu babonye ko inzuki ziri kubarya ntawe ukiri kubasha gutera ibuye, bakwira imishwaro barirukanka, babajyamo bagenda batemagura. Bari bafite intege nkeya, niko gukwira imishwaro twese tuboneza inzira za Gatunda, za Ruhingo, twese buri wese ariruka turatatana. Rero urugendo rwo kwiyubaka ndubona ku ntambwe isa naho ikomeye, nayibwirira abandi. Ni intambwe yo kumva ko dufite igihugu kidutoza kugira ubumwe. Bwa bumwe twabuze nibwo bwatumye umuntu ajyaho agatema undi akumva ko ari nk'igitari gutema. Ariko uyu munsi kubera ko dufite ubumwe, dufite intore zirusha intambwe, Perezida wa Repubulika Paul Kagame udutoza gukundana, udutoza kubabarira, bituma numva ko kwiyubaka kwanjye mbifite mu ruhare. Baravuga ngo ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, n'ubundi koko ahari ubumwe
byose birashoboka. The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.